ubone n'umwanya natwe wo kuzajya kujya mu bantu mu banyamuryango tubategura ubu ngubu twicaye hano ariko iyo aranganyije amaso ubona hari abantu batageze hano umuntu agira impamvu n'undi akagira impamvu ariko nabwo hari ibintu biri mu nzu iki kintu gitegure kuri buri munyamuryango wese akimenye utaraha akibwirwe niba ari na mesaje mutanga ku matelefone ku bantu banyu mukibahe n'abandi gutyo ariko iki kintu kizajye kugera umuntu wese akizi utazagera aho ngaho azaba yinjije ubwo ngubwo tuzaba ntaduhe n'impamvu natwe hari izindi ngingo twakwiga aho ngaho uyu munsi abantu bashobora guterana gutuma bavuga ati ntabwo mwambwiye nari kubibwirwa n'iki numva rero ari iyo mesaje ubundi numvaga twareba aho tuzahurira n'icyo buri ntuza izabwe iziko ubwo nyine aho tuzahurira waba wishyuye ni kwa musi kuko wabisabye ni mushiki wacu mukuru yesu uvuga ngo nta kibazo ubwo nimba wavuze i Kigali tuzahurira i Kigali twese abanyarwamagana borohereze natwe bituzane duhurire aho turangize ikibazo nimba turangiza ikibazo dukomeze abantu bemeza ko tuzahurira kwa Musa niba twese ni twese ubwo nta mubaje ko nabyemera kwa Musa barabyemera Assalamu alaykum. Azamuna kubali wapitie kwako. Ari umuntu hano mede ndumva bitira Hari igitekerezo wari watanze wari wabanje kuvuga ko abanza kubonana izo komite zikabanza zikaganira iyi komite nayivugaga kubera yuko ntawe uzavuga yuko atarahari kuri uyu munsi. Komite ya Rwamagana irahari kandi irabyumva, komite ya Kigali irahari irabyumva, iyi Nyanza irabyumva. ahubwo izo komite zo zahura zikusanya cya kintu twifashisha hariya igituma gihugu icyo ngicyo bariya bana birwamagara twari twaganiriye babivuganye ariko nubwo twabikikirije ariko twari twabivuganyeho tugana ko byanze bikunze bakicara nabo bakagira bate bakadutumaho bakatubwira yuko bicaye ariko icyo kintu nayo ni ukugira ngo dushake ka kandi tuzashyira kwa Musa kugira ngo tubashe kubikira icyo gituma bavuze ko twagenda tugira gute twicara tukagira abanyamuryango ndumva Kigali wowe wenda bafite n'iki n'amatelefoni wenda bavugana no kuri WhatsApp abandi bafite iki ubwo ngubwo icyo cyatworohereza adushyiraho itariki ahubwo niyo umunsi n'uvuga ngo waba ari ku cyumweru hari itariki enye hari 11 hari 18 mugira hagati kubera ko ukwezi bagira ibibazo byinshi icyumweru cya mbere kiba kirimo ibibazo abasohoka n'iki abajya kugura amamodoka n'imezi itariki dushyira 18 ni icyumweru cya gatatu 18 z'ukwa kabiri n'umunani
No. Isaha ni igitondo y'isaha. ubwo ni isaha mu gitondo nuko uzazita Salamu alaykum. Ngenda banza kurushimira. Bagize igitekerezo cyo kuba twahura n'umuryango. Nanjye nkaba ndi mu muryango wanyu. Ariko nongeye kunezezwa no kuba byose bibashije kubona. Nk'ubu hari ibikorwa twagura no kurangiza no kwambara. Njyewe mwe sinababaza. Icyo kintu kiba kinamba. Ariko naho mbaboneye. Turahuye rero duhura dufokasinga ku kintu ngo tuzahure. Birasa nkaho komite dufite twese ubwacu twarakigera intayi. Nubwo muvuga ngo ariko turi kubona ko ntayi. Twumvaga twebwe mu rubyiruko bamwe na bamwe hari cyane n'abajura. Harimo n'abakuze, harimo n'abadaso ko bakeneye n'inama nyinshi. Twifuzaga ko ibyo muvugiye hano byakagombye kuba hari ahantu byibuze binyuzwe bikangira kugira ngo babashe kutugeraho. Hanyuma nifuzaga ko n'umuryango wacu ntabwo ari ukungana. Hari abaje, hari n'abataje. Kandi muri rwa rubyiruko rwinshi rukeneye kumenya abo dukomokaho n'ababyeyi bacu, harimo abagiye bafite imbuga nkoranyambaga. Nta kuntu hakereho byibuza urubuga rutoya rubasha gushishikariza ba bantu bose kuzaza muri ya nama y'umuryango kugira ngo Nicyo nanjye nasabaga. babashe kumenya n'abo dukomokaho abariho. Ikindi tuhisemo ku cyumweru, ariko kubera ko icyumweru ntabwo nyine ko mu munsi mwiza. Impamvu ndayigereye tuzaba twaje twese guhurira i Kigali ku cyumweru. Abakozi bose yaba abakozi ba leta akenshi basubira mu kazi, aho bajya mu ntara bose bagenda ku cyumweru. Iyo ugera i Kigali twavuze ko ari inama iri bwarangire saa 8, wajya gukatisha mu Ruhango kandi wapanze kurara ugasanga Ruhango zuzuye, kandi wenda ufite akazi ku wa mbere uzataha ute ku wa mbere. Ariko tugeze kuri 17 kubera ko hazaba ku wa gatandatu iwabo urabona bati ku wa mbere ufite akazi runaka ntabwo kapfa, kubera ko mwahisemo wa munsi urimo hagati, kubera ko ku cyumweru buri wese ntabwo ari ngombwa ko umuntu urwamagana imodoka nyinshi urwamagana saa 2. Ubwo se baye ngombwa ko bigira saa 1 tutaratandukana n'urugero ko ishima ikiganiro twagize muzataha gute? Nanone ngongera nkavuga nti se twebwe duhura kuri contribution zivuga ngo nk'ubu ngubu mu minsi yashize abantu benshi mwahuzwa n'uko hari uwatuvuyemo mu buryo bw'umubiri. Iyo hari uwavuye mu buryo bw'umubiri mwese mwifuza ko twahura tugahora duhujwe n'iki n'ibibazo. Twifuzaga ko byibuze muri ya miryango na za komite zitarimo zirakora zongere zitekereze ku kintu, ntabwo twagahuriye ku bibazo. Ese ubu niba twaje kuri Rwamagana, aha ngaha i Rwamagana nta twahuriye, twaje gusabira umuvandimwe usuzuye, ariko hari abatamenye ko byabaye kandi byabaye i Rwamagana ari Rwamagana. Bivuze ngo hakagombye gushyirwaho bakavuga ngo niba twahisemo ko tuzahura i Kigali, ese Kigali tugiye kuhahura mu buhe buryo? Tuziga kuki? Tuziga ku buryo dufite umuryango ufite iyihe contribution. Ese mu banyamuryango ko twajyaga duhura wenda bamwe na bamwe tukagira tukanasurana ubwacu bwacu tukamenya, turacyahura tukaganira cyatubivuzwa na byabazo wa muntu tuvuga ati abavandimwe bafitanye ibibazo njye ntidushobora kuba duteye ikibazo. Sishagazi ni uw'Inyanza akayindi Rwamagana, ariko hari abantu batari Rwamagana batazi ko ndi Rwamagana. Icyo si kimwe. Shangazi w'Inyanza ndagerayo igiyo nijoro kubera ko ari shughuli zanjye sina nahakandagira uyu ni data nayo nguyu yakwije ashobora kuba amaze hafi y'imyaka njye nawe tudahura kandi no kuri telefone atabumaga. Ubwo nibwo buzima mushaka twubaka ko mwese muri abajeni mugendana n'ibigezweho. Uragura telefone nziza ugapostinga umunsi ko wasohotse, ejo ugapostinga ko wasohotse, byibuze wapostinze uvuga ati hari mugenzi wacu ufite ikibazo twamukoreye contribution tukamuvana muri cya kibazo ariko.
twishimire kubaho tugendere n'ibigezweho ubu telefone ari nzaguhamagara nsange nta mayinite cyangwa muri shuguri nyinshi ariko iyo ari ku rubuga ni urugero waba undi wabibonye n'utayibonye twese tugera tukaza kubura ko ejo uzagura megabyte ujye ku rubuga uvuga ati groupe y'umuryango twabonyemo hari n'ibindi bizabinye kugira ngo iki numvaga igitekerezo nabanga ari icyo ngicyo وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. nanjye ikintu nashaka kuvugaho kare nabereka remanika akaboko umuvandimwe yaragerageje kwitaho nashaka kuvuga ko mu rubyiruko mufite mu muryango mwatoramo abakangurambaga bakaba icyo gihe mwihaye cyo kuva mu ruhura babagarira ku itariki ya mbere bandika cyangwa se bandika ku itariki n'iyi ntibuzabure niyo mpamvu naje hano gahunda mwe mufite nayibwiwe ku wa kane mvuye mu kazi afunediwe nahoraga mubona ariko sinazitari wo mu muryango wacu pe insiti y'umuryango ko yakundaga kuza mu rugo ariko nkagira ngo rero ejo bundi nibwo mushiki wanjye yambwiye ko asinedi ari uwo muryango mpita mvuga ati nisengera amatsiko yo kureba umuryango wo kwa papa abantu nari ko bafite papa na papa mama w'umusaza n'umukecuru nibo nari nzi honyine kuko undi nari nzi yapfuye kera yijya kijya muri mama mushiki wa papa nyine sinibuka izina rye famille rero icyo nifuzaga gukora inama gutyo gukora inama ni byiza kuko natwe tuba tubigerageza mu bana tuvukamo tuvuka kuri papa kuko twigeze no gushyiraho inuza nk'icyicaro nyine gituruka kuri shindani ariko tukabura abavandimwe nyine tukaburira mu muryango urubyiruko rero niyo nkingi nyine y'umuryango nayo nkingi y'igihugu icyo nashaka kurasa kumenya nyine ni uko ibikorwa mushaka gukora mu bishyira n'urubyiruko rubabere ubukangurambaga aba aribo bahagurutsa nyine cya cyicaro cyanyu cyongeye gufata umuriro inshingano zose muzibahari kuko nibo bagifite mu mutwe hazima muri make ababyeyi barimo hano bari mu myaka nka 40 abenshi batekereza ukuntu abana bari buze kubaho no kureba amashuri ariko abana batekereza kurya no kureba amafilime gusa rero mu nshingano bafite abo bana rero mubashyiremo n'inshingano zo kuba uyu muryango utagomba kuzimira.